turakwitabye karame nyagasani, twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugirira neza kuri uwa mbere w'icyumweru gitagatifu tariki 30 Werurwe 2026. Ngaya masomo ajye kuduhuza n'Imana. Isomo ryamye mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe 42 umurongo wa mbere kugeza ku wa 7. Uhoraho aravuze ati: dore umugaragu wanjye nshyigikiye, intore yanjye nyizihira. Namushyizeho umwuka wanjye, azagaragariza amahanga ubutabera. Ntazasakuza kandi ntazatera ijwi hejuru, ntazumvikanisha ijwi rye mu mayira. Ntazavuna urubingo rwarabiranye, ntazazimya ifumbi igicumbeka, kandi nta kabuza azagaragaza ubutabera. We ntazigera acogora cyangwa ngo acike intege, kugeza ubwo azaba yamaze gukwiza ubutabera ku isi n'ibirwa bitegereje amategeko ye. Nk'uko avuze Uhoraho Imana, we waremye ijuru akaribambika, akarambura isi n'ibiyiriho byose, ibiyimeraho akabiha guhumeka, agaha n'umwuka abayigendaho bose. Ni jye Uhoraho wakwihamagariye nkurikije umugambi wanjye, ngo ufate ikiganza ndakwizigamira, nkugena kwemarira isezerano ry'imbaga no kuba urumuri rw'amahanga, kugira ngo uhumure amaso y'impumyi, uvane imfungwa mu nzu y'imbohe, kandi ukure mu munyururu abari mu mwijima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 27. Uhoraho n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. Uhoraho n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye, ninde wantera ubwoba? Uhoraho n'urugero rw'ubugingo bwanjye, ninde wankangaranya? Igihe abagiranabi bampagurukiye kugira ngo bandye mbona, abo banzi banjye bangwanya, niba ahubwo badandabirana bakitura hasi. Kabone naho igitero cyose cyaza kigashinga ingando kinyibasiye, umutima wanjye ntabwo wagira na busa. Naho intambara yarota, nakomeza kwizera. Nyamara njye nizeye kuzabona ubugiraneza bw'Uhoraho mu gihugu cy'abazima. Ihangane wizigire Uhoraho, ukomeze umutima w'intwari, rwose wiringire Uhoraho. Uhoraho n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu ibaje ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa 12 umurongo wa 1 kugeza ku wa 11. Hasigaye iminsi 6 Pasika ikaba, Yezu agaruka i Betaniya, aho Lazaro yari yarazuye mu bapfuye yabaga. Bahamuzimanira ibya nimugoroba. Marita niwe waherezaga, na Lazaro mu basangiraga nawe. Nuko Mariya yareba inshuro y'amavuta yo mu bavu kuri kandi uhenda cyane, ayasiga ibirenge bya Yezu, abihanaguza umusatsi we, maze umubavu utama mu nzu yose. Nibwo Yuda Isikariyote wo mu bigishwa be wari ugiye kumugambanira avuze ati: nguriya mubavu wajya kugurwa amadenari 300 agahabwa abakene. Upfuye iki? Ibyo ariko ntibivuge ko arababajwe n'abakene, ahubwo nuko yari umujura, n'ubundi niwe wari umubitsi, akajya yiha ku byo bamubikije. Nuko Yezu aravuga ati: nimumwihorere, kuko uwo mubavu ubikiye umunsi ukunshyingura mu mva. Abakene bo muzabahorana, ariko njye ntimuzamporana igihe cyose. Nuko imbaga nyamwinshi y'Abayahudi iza kumenya ko Yezu ari aho ngaho. Nibwo baje, ariko batazanywe na Yezu gusa, ahubwo bashaka no kubona Lazaro yari yarazuye mu bapfuye. Nyamara abatware b'abaherezabitambo bajya inama yo kwicana Lazaro, kuko hatumaga Abayahudi benshi babacikaho bakemera Yezu. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, urukundo buri gihe cyose, urukundo buri munsi. Amasomo twateguriwe uyu munsi twayahiniye mu itegeko rikuru ry'ubwami bw'ijuru ryitwa urukundo. Urukundo ntago twaruvuga ngo turumaramaze ko rwakabaye, ahubwo turuvugaho. Natwe rero ntago tujye kwihandagaza ngo tujye guhangara urukundo, kuko urukundo ni irindi zina ry'Imana. Ni izina ry'Imana, Deus Caritas Est, Dieu est amour. Imana ni urukundo. Urwo rukundo rero tugiye kugarukaho, bityo nawe uzi kureba ko niba ukundana cyangwa niba wangana.
Dore rero umurongo w'urukundo, mbere yuko tujya kuvuga ku rukundo byimbitse, umurongo w'urukundo ubundi Imana yawushyizeho kuva kera na kare, iti ni ugukunda Imana no gukunda mugenzi wacu. Iyo wabigenje utyo, icyo nicyo bita urukundo. Ubwo ni ubuzima. Hanyuma iyo wibeshye ugacurika uyu murongo, kuwucurika ni uku nguku, ukikunda, warangiza kwikunda ukajya wabona gukunda Imana, ukajya wabona gukundira mugenzi wawe, uba wabicuritse biba byarangiye, urwango ruba rwatangiye kuza, nta nicyo bita urupfu. Ahambere ni ubuzima, wahereye ku murongo Imana yatanze. Aha kabiri nawe wahereye ku murongo wihaye ubwawe, biza kurangira habonetse iki? Urupfu. Biza kurangira bidakunze nyine, bidakunze mubyeyi, bidakunze. Iyo bidakunze rero haboneka iki? Haboneka urupfu, hakaboneka akagambane, n'ibindi byose biba byivanze mwaho ngaho. Ikiruta rero muri byose ni urukundo. Umurongo w'Imana ni urukundo, ubuzima ni urukundo. Tujye kugendera ku bintu bitatu biza kudufasha neza kwiyumvamo niba koko tugenda ku murongo w'Imana cyangwa tugenda ku murongo wacu twebwe twihaye. Kuko hari igihe ngenda ku murongo wanjye nkajya nibwira ko ari uw'Imana kandi ari uwanjye nihaye, birangira rero bibaye urwango. Ingingo ya mbere tujye kureba imirwa ibiri y'urukundo. Ingingo ya kabiri aza kuba icyo amasomo y'umunsi aza gutubwira ku rukundo. Hanyuma turaza gusoreza ku buhamya bwa Mutagatifu Agusitini butwerekeza neza mu murongo w'urukundo. Icya mbere ni nabyo Mutagatifu Agusitini ubundi yavuze ati des amours ont fait des cités. Ngo nanjye kuvuga inkundo bya ariko ntago bibaho, ndavuga urukundo rwakoze imirwa ibiri. Umurwa wa mbere ni umurwa bita umurwa w'isi, la cité terrestre. Ngo ugenda uterera uwo murwa, c'est l'amour de soi jusqu'à l'oubli de Dieu. Ngo ni urukundo rwawe bwite rwerekezaho wowe ubwawe kugeza ubwo wanze Imana, kandi iyo wanze Imana na mugenzi wawe ntushobora kumukunda. Urwo ni urwo rukundo rw'isi, uwo ni umurwa. Umurwa rero ntawe twatinya kuvuga ko ari uwa sekibi, urwango nyine, kuko ibya sekibi byose biba ari urwango. L'amour de soi, kugeza ubwo wibagiwe Imana. Ako kantu umubyeyi we, hari igihe wari wikunda nawe ukageza igihe wibagira Imana. Urwo rukundo rero uzamenye ko ari urukundo rw'isi. Urukundo rwa kabiri ni urukundo rw'ijuru, l'amour céleste, c'est l'amour de Dieu jusqu'à l'oubli de soi. Ngo ni urukundo ushobora gukunda Imana kugeza ubwo yibagiwe ubwawe. Amen, amen, amen. Urwo rukundo rero iyo ufite umurongo nk'uwo ugera heza. Iyo ufite umurongo nk'uwo uritanga. Ni rwa rukundo nyine rwitanga, urukundo rw'ijuru. Hanyuma ntarakomeza, wowe nyuma yo kuvuga ubwoko bubiri bw'urwo rukundo rwakoze imirwa ibiri, imijyi ibiri, uherereye mu wuhe mujyi? Uherereye mu mujyi hano ku isi? Uherereye mu mujyi w'ijuru? Wowe uri hehe ukurikije nawe igipimo cy'urukundo uko gihagaze iwawe? Urukundo, ese urakundana cyangwa urangana? Biraterwa n'umurongo nawe wihaye. Icya kabiri tujye kubona nyuma yo kuzirikana kuri iyi mirwa ibiri ndetse watangiye kubona aho uherereye, reka turebe mu masomo y'uno munsi icyo Imana itubwira ku byerekeye n'umurongo ikomeza kugenda duha urukundo. Kumvise mu isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, ubwo twatangiye icyumweru gitagatifu, ejo twahimbaje amashami, tugeze nyine ku wa mbere mutagatifu. Impamvu tubyita iminsi mitagatifu nuko hazameneka amaraso y'intungane, umwana w'Imana aje kuducungura, aje kudukiza. Kubera iki? Kubera urukundo. Rero iki gihe n'igihe tuzafata gikomeye cyane, bityo tugaragaza urukundo natwe dufitiye Nyagasani. Imana yadukunze kugeza n'ubwo twitangira. Isomo rya mbere twakiye mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, twatangiye indirimbo ya mbere y'umugaragu w'Imana. Umugaragu w'Imana ubabara, ushavura, ubabazwa n'abantu kugeza ubwo nyine yitanze. Urwo rukundo, urukundo rwitanga, urukundo rwitanga kugeza ubwo nyine amenye amaraso ye, ayameneye abantu kwa kwitanga. Uyu mugaragu rero arazana icyizere mu bantu. Igihe ibintu bizaba byazimye, igihe ibintu bizaba biri gushira, wazongera reanimation, yongera azane icyizere mu bantu. Nibwo rero azatangaza urumuri rw'amahanga. Uyu mugaragu w'Imana watangiye ububabare arerekeza kuri Yezu Kristo, uri ku rugendo agana i Yerusalemu agiye kudupfira.
uyu munsi turamwumva mbere yo kwikoza i Yerusalemu agana i Betaniya kwa Marita, Mariya na Lazaro. Handi yaraherutse gukora igitangaza akazura Lazaro kuko babitubwiye. Icyo gitangaza rero cyakuruye urwango, abayahudi bakomeje kugira urwango. Nuko rero uyu munsi turumva Yezu yicaye aho ngaho nyine Betaniya muri urwo rugo bamwakiraga neza. Haraza kubonekamo abantu babiri. Harabonekaho Mariya Madalena ufite urukundo ndetse na Yuda nawe ufite urukundo, ariko izo nkundo ebyiri ziratandukanye. Ubwo tumaze kubona Mariya Madalena yari afite urukundo, afata ikintu gikomeye cyane kadishyushye kadikomeye ayitura Yezu umubavu, amavuta aramusiga. Iyi onction ku gusigwa biraza gutwerekeza nyirizina ku munsi Yezu azaba ari mu mva, Yezu amaze gupfa, uburyo Mariya Madalena yagarutse akajya amusiga imibavu. Ibi biratwerekeza neza kumva biganisha nyine kumva. Mariya Madalena yumvise uru rukundo, yumva ko agomba gukunda Yezu, bigeza n'ubwo koko afashe ikintu cy'agaciro akakimuhereza. Urundi ruhande rwa Mariya Madalena wakunze Yezu akanga ibintu kugeza ubwo nyine yakira ubuntu bw'Imana. Turabonamo ku rundi ruhande Yuda we wakunze ibintu akanga abantu, akanga n'ubuntu bw'Imana. Ubwo we tumwumva avuga ati uyu mubavu wari kugura amadenari 300 agahabwa abakene. Yohana akongeraho kandi ati ntabwo ari uko yakundaga abakene cyane, ahubwo nuko yashakaga kubika yishyira, kwa kwishyira. Yari n'igisambo, yashakaga kwishyira. Urwo rukundo rwo kwishyira byarangira ukizana, birangira nyine hajemo urupfu. Mu gihe urukundo rwa Mariya Madalena hazazamo ubuzima, izuka, urukundo rwa Yuda rwo ruzazamo iki? Ruzazamo umuvumo, urupfu. N'undi birangira Yezu Kristo azutse, Mariya Madalena nawe akize, ariko Yuda we bizaragira yimanitse. Nguko uko urukundo rw'Imana rwigaragarije muri twe, Imana idukunda. Natwe rero tugomba gukundana. Ese wowe urafata uruhe ruhande? Urwa Mariya Madalena ufata kado nziza akavuga ati umukunzi wanjye ninde? Ni Yezu Kristo, ku buryo umuha ibyo ufite byose, ibyo ufite by'umubiri, za kado tugira z'umubiri, hanyuma Yezu Kristo akaza kuguha nawe kado y'ijuru, kote spirituel, kado y'ijuru, ubuzima bwa roho, ubuzima na resurrection, agakuzura akagukiza ibibi byose, akagukiza sekibi, nuko nawe ukazukana nawe. Ibyo rero bitandukanye n'undi nawe ukunda ibintu cyane nka Yuda, kugeza ubwo apfuye ataranabibara, atararangiza kubikoresha, kugeza ubwo apfuye bya bintu bitarashira. Nguho urukundo rwa Yuda. Uze kureba nawe niba uri Mariya Madalena, uri ku ruhande rwa Mariya Madalena cyangwa uri ku ruhande rwa Yuda. Yibaze nanjye nibaze. Ingingo ya gatatu n'ubundi iramera nk'umwanzuro w'ibi tumaze kuvuga, urukundo rw'ibintu rwo kwa Yuda ndetse n'urukundo rw'abantu cyangwa urukundo rw'Imana rwa Mariya Madalena. Ni ubuhamya bwa Mutagatifu Agusitini yatanze mu mwaka wa 407 ngo mu gihe cya Pasika, ari kuvuga ku ibaruwa ya mbere ya Yohani umutwe wa 4 umurongo wa 8 kugeza kwa 9, ari kuvuga ku rukundo rw'Imana. Nuko rero akavuga ku Mana no kuri Yuda. Aravuga ati Imana yakunze abantu, abo bombi batanze umwana w'Imana, ari Imana yatanze umwana wayo, na Yuda nawe yatanze umwana w'Imana. Icyo batandukaniye hombi nuko Imana yatanze umwana wayo kubera urukundo ikunda abantu, hanyuma na Yuda nawe atanga umwana w'Imana kubera urukundo akunda ibintu. Urumva? Ni nayo mvugo nyine Mutagatifu Agustina agira ati fais ce que tu voudras, kunda maze ukora icyo ushaka. Urumva uburyo Yuda yakunze ibintu bigeza aho yanga umwana w'Imana, bigeza aho mutanga. Imana nayo ikunda abantu bigeza naho itanga umwana wayo w'ikinege wacungura abantu. Nguko nawe uza kwisuzuma uno munsi muri iki gihe gikomeye tujye kwinjiramo, ese nkunda ibintu kugeza ubwo nzatanga Yezu Kristo, cyangwa nzakunda abantu nanjye kugeza ubwo nitanze nkigomwa maze nkareka ingeso mbi nkegera Yezu Kristo, ubundi tukajyana. Yibaze nanjye nibaze. Mubyeyi, iyi nkuru ngiye kuvuga, niba wegeranye n'umwana ntuze kuyimwumvisha. Niba hari umwana
nanjye kuvuga ufite imyaka munsi ya 18 ntureke wumva ino nkuru, byumvikane niba uri mukuru ugiye kumva ino nkuru, ariko ntandagusaba gufata agatambaro kawe, kuko hari igihe waza gufatwa n'ikiniga umaze kumva uyu mugabo ngiye gukubwira, hari igihe waza kurira bicuze kwihanagura, uko Mariya Magdalene nawe yafashe imisatsi ye myiza akayihanaguza ibirenge bya Yesu. Kubera iki? Kubera urukundo. Nawe agatambaro gafate kubera iki? Kubera urukundo. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo Richard wari ukize cyane, afite ibintu n'ibintu, afite amamodoka, afite amazu, afite ibibanza, afite amafaranga, konte zuzuye zipfiningiye, ariko yareba byose ariko akabura ibyishimo, ntiyishime, akaba abihiwe. Ngo nuko bwa mbere abyutse mu gitondo abyuka yabihiwe, yumva ababaye, yareba ibintu afite ariko akabona ababaye, ashavuye kandi ntacyo abuze. Nuko bwa mbere ngo mu gitondo arabyuka bwa mbere kuva yabaho, yitekerezaho neza bino byimbitse, akora ka meditation karyoshye, maze aza kuvumbura bino bintu bikomeye nawe ngira ngo utekerezeho bikomeye. Nuko arareba hirya areba hino ati kuki ngira ubugugu wundi, akagenda nisubiza ati inda nini, iyi nda yantanze imbere, impamvu nasahuye ibintu by'abandi, impamvu nibye, impamvu nanyereje ibintu by'abandi, no kubera ikibazo ni iyi nda. Iki kibazo ni iyi nda. Impamvu ngodesha inzu bakoreramo ubusambanyi, rimwe na rimwe nanjye nkajya muri izo ngeso mbi, nta kindi kibazo ni iyi nda. Impamvu ndoga, impamvu nkurishamwe inda nkazikuramo, ikibazo nta kindi ni iyi nda. Impamvu ndwana n'abandi, ngahambarira abandi, ngasahura iby'abandi, ngateza intambara hirya no hino, ikibazo ni iyi nda. Iyi nda yantanze imbere, ibyo nibyo bintera kwicana, nkica abandi, nkagera nabi abandi, ikibazo ni iyi nda. Amaze gusuzuma ibyo byose yakoze, uburyo yahubuje abantu, uburyo akomeza kugenda arwana asabira ibintu byinshi bya mirenge ariko bikamuza ibyishimo kubera iyo nda, noneho aza kugera ku kanyuma ati koko sinkijya no gusenga, mba nagiye gushakisha ibintu, mba nagiye mu iraha ry'isi, sinkijya no gusenga. Kubera iki? Kubera iyi nda. Nuko akomeza atekereza, arangije ati ereka, nka kurya Archimede yavuze ati ereka j'ai trouvé, navumbuye, ati noneho ngo yaravugaga ati iyi nda noneho ngiye kuyipfumura iveho burundu, cyangwa ndayikuraho njye kuyitera mu mugongo, cyangwa munsi y'amaguru, cyangwa ku maguru, kuko mbona impamvu y'iki kibazo kunda iri imbere, niyo mpamvu ko kwinda ikomeza kugenda isuzugura, nanjye kuyishyira inyuma, cyangwa nyipfumure birahagire, yoye kujya insuzugura insebya, kuko ndi kumva ngeze ahantu habi, ndi kumva ntakishaka, kuko yangoje isoni, iyi ndiri kunkoza isoni, kugira ngo nce agasuzuguro. Nta muntu w'umugabo usuzugurwa n'inda. Ngiye gukwereka. Mu gitondo bugicya afata umugera, arawushyushya hafi kuri dogera 1000. Kwa mugabo agufatira wa mugera ushyushye, ayicokamo hagati aho, nturakare mubyeyi, ntubabare, ntuhungabane. Arangije afata wa mugera ushyushye akubita muri yandaye. Inda ati nukunanganaga nyine ihita isandara, wa mugabo bihwaniramo. Nirinze kuvuga ko yapfuye kugira ngo utaza kundakarira. Iyo umugabo akiza gupfumura inda, bundi wagasigara byibuze yari gusigara avuga ati koko ibintu bicitseho, sinzongera kubisubiraho. Ngiye gusoreza ku bintu bine, aho ngiye gukubaza n'ibibazo. Ese uyu mugabo wamwita nde? Wamuhira ihe zina? Nta rindi zina nyine ushatse wamuhira rya rupfa kunda, nandi mazina ukomeza kugenda wugikanya, kuko apfuye azize inda ye, inda nini, indi mutera gukora nabi. Icya kabiri kibazo nakubaza, ese uyu mugabo yarihaniye koko? Yakemuye ikibazo uko byari bikwiye? Uyu mugabo yumvaga yarihaniye koko, yarihaniye uko bikwiye, ariko yakemuye ikibazo kimwe ateza ibindi 1000. Natwe mu buzima hari igihe dukemura ikibazo kimwe, ugakemura ikibazo cy'inda n'ikirari, ariko ukaza kwibagirwa ko hari ikibazo utakemuye n'Imana na mugenzi wawe. Wakunze ibintu, wanga Imana, wanga na mugenzi wawe, uteje ibibazo byinshi. Rero ukemuye kimwe wowe wihereyeho, ariko uteje byinshi. Icya gatatu ni ubuhamya ngiye kugusangiza buto ngo n'umuhanga wa kiliziya umwe, ntaza kuvugira ngaha mu izina, abiga amateka mujya mwumva, washatse gukemura nawe kuri ubu buryo nka rupfa kunda, nawe ashaka gukemura ikibazo cy'irari. Ati koko yirari, uyu mubiri nzawugenza nte koko? Uyu mubiri utuma koko ndashyirana n'Imana, umubiri utuma koko mpemuka, ndabigenza nte? Nuko biza kurangira yishahuye. Kwishahura
yikuyeho umwanya w'imbere wose arawukata awukuraho. Ikibazo hagati aho uwo yakemuye ikibazo kuko bikwiye. Icyo nicyo bita urukundo rubi, faux amour. Kwikunda cyane mutapfa gutsinda avuga kwikunda kugeza ubwo wibagiwe Imana. Ushaka gukemura irari ry'umubiri ariko ukabikemura nabi ugateza ibindi bibazo. Ukikuraho urugingo ntabwo uraho umuti w'ikibazo kuko urwo rugingo urukuyeho kandi wagombaga gukora iki? Gukomeza urwana. Le combat spirituel. Ubundi Imana yaduhaye ingingo kuba yaraduhaye inda ikaba yacumura ikaduha akaboko kakajya kwiba ikaduha urugingo rw'imbere cyangwa rw'inyuma runuru rukaba rutugusha amakosa. Ntabwo cyaza ari urugingo, cyaza ni mu mutwe. Wa mutwe ugomba kumva ugahinduka, wa mutima ugomba guhinduka, ukomeza turwana. Ubundi nicyo gisubizo kimwe kiba ku isi, gukomeza turwana kugeza ku ndunduro. Aimer jusqu'à la fin. Ukunda kugeza ku musozo, kugeza ubwo wowe witanze. Ntabwo utanga urugingo rwawe rumwe ngo usigare, ahubwo utanga ubuzima bwose ugira ngo ukore neza icyo Imana ishaka. Ukomeze urwana urugamba rwa roho, nukomeza urwana n'ingeso mbi kugeza igihe uyitsindiye, ukarwana nayo, ejo ukagwamo, ejo ukongera ukabyuka ubwo ni ubuzima bwa buri munsi guhora tubyuka. Hari igihe uhana urugingo urunuru ku mubiri wawe ariko ukibagirwa kwihana, kwisubiraho, kwigorora n'Imana ndetse n'abavandimwe. Nifuza gusoreza ku nshuro ya 4 ahantu hatatu umuntu w'umukristo agomba kureba buri munsi nk'ufite nyine urukundo. Ahambere nkwibutsa, ndakwibutsa aho hantu uko usanzwe uhazi, ni ukureba hejuru ukabona Imana, ukareba ku ruhande ha kabiri ukabona mugenzi wawe, ukareba ha gatatu hasi ukabona ibintu, bya bintu ugomba gukandagira n'ibirenge byawe byo ntibigukandagire. Igihe cyose uzaba wacurukuye n'umurongo ukawucurikana ko, hanyuma Imana ikajya munsi, nawe urumva ko nucurika Imana izajya munsi uyikandagire, nibwo bizarangira ubihiwe, ukamera nk'abarupfakunda bose, ukamera nk'aba Yuda, nibwo uzatanga umwana w'Imana nawe. Kubera iki? Kubera ibintu, gukunda ibintu nka Yuda, nuko Yezu Kristo ukabura mugambaniye. Iki cyumweru nawe uzarebaho urukundo rwawe ruherereye. Uri ku ruhe ruhande? Uri ku ruhande rw'Imana cyangwa uri ku ruhande rwa Yuda? Yibaze nanjye nibaze. Mwese Imana ihumugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Hanyuma Sumuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.